hanze muki Imana igiye kumutabara abantu basubira Elisa arasenga amaze gusenga yuzuye
uyu mugaragu wanjye birashoboka yuko ari mu mubiri, ariko mufate nurangisha umushyire mu mwuka. Ariko ingabo zitugose nuko arangije yinjira mu mwuka. Biriya yakubwiye Imana yereka umugaragu wese ingabo zo mu ijuru. Arangije amaze kujya mu mwuka abona abamarayika babagose, abona abamarayika benshi bazengurutse uwo musozi wose. Reka nze mubwire abarozi bari kuguhiga ari babiri, Imana itwaye abamarayika bane, abarozi bari kuguhiga Imana abamarayika icumi abo munyumvisha bari kuguhiga ari batanu. Imana iguhaye abamarayika icumi bari kuguhiga ari icumi. Imana iguhaye abamarayika makumyabiri. Abonye abamarayika babagose, arangije ngo arisaba nicyo gitangaza kirakoretse. Yesu ashimwe. Abonye igitangaza gikoretse, Bibiri ivuga iki? Haleluya. Arisa nawe yuzura umwuka, aravuga ngo Yehova ukoze kiriya ntabwo wananirwa gukora ibi. Bano bagabo baje kudutera bafata nurangiza ubahumisha amaso. Kunyegageza wakitima kuhumisha amaso. Abakunda Yesu. Haleluya. Amen. Aravuga ngo bano bagabo bafata ubahumisha amaso. Icyo baje gushaka nibarangiza bature. Haleluya. Maze Elisa arasenga, amaze gusenga Imana irangije iramwumvira. Bagabo b'Abasiriya bose irangije bahumisha amaso. Imaze kubahumisha amaso, Elisa arangije arasohoka. Akimara gusohoka arangije abasanga hanze. Araza mvuga mw'abagabo mwe ko ndi kubona mwarakaye mukaba mufite intwaro, mwaje gushaka iki? Maze baramusubiza ngo twaje kuri uyu musozi, twaje gushaka Elisa utugiriye neza wamuturangira. Hari abantu bahagaze imbere yabo bashaka kukwica, hari abantu bahagaze imbere yabo batifuza yuko wabaho, kandi bari imbere yabo uzakomeza kubaho. Muza abantu bahagarara imbere yabo bari guca. Abantu tuturanye nabo batunganye ko twaba, ariko kubera yuko dufite Imana baratwanga. Imana ikagira gute? Imana igasuki. Yesu ashimwe. Elisa yumva icyo gitangaza cy'Imana ikoze kirakomeye. Arangije aravuga ngo burya turi uko ashobora byose kandi ntakibasha kurora iki. Abasore n'abagabo bwe kugira ngo arangire Elisa muramperezaga. Yesu ashimwe. Ariko ninde wari uhagaze imbere? Ajya kugira ngo barangire muramperezaga, baragira ngo turamuhereza igishanga. Ariko nire mute umuturanyi. Elisa ajya avuga wa Mana urahambaye. Ndasohoka arangije arabwira umugabo ati uwo mugabo mwashe gushaka nageze kuri Seyira kandi namusize kuri celebration. Nageze kuri Seyira kandi namusize igisenge. Nageze kuri Seyira none yibereye muri baho. Ahubwo ni mu njye nyuma y'urangiza amajyane mu majyane. Reka kuri mukuru Imana yibahumisha amaso bajya bamushaka kumura. Bahumisha amaso niyo bahagarara imbere. Imana igiye kubahumisha amaso baramushaka kumwishyura. Ukomeye niyo yacu. Abantu bagiye kukumisha inama kandi barakubwira. Hari abantu bagiye kukumisha inama kandi barakubwira. Hari abantu bagiye kukumisha inama kandi barakaza ngo yakuzama. Hari abantu bagiye kukugamukira kandi aribo bagutaramanye. Mbere Imana y'abafarasi. Elisa arabatwara, barangije baramukurikira. Bakimara kumukurikira arabazamura, abazenguruka n'amaboko, abasubiza igisebe bagihumya amaso, abazamura ku musozi w'iwabo. Barakomeza baragenda, bamaze kunanirwa bawushe
abwira Abisirayeli aravuga ngo aba bantu nibatekere, nibarangiza bajye bahaga, nibamara guhaga mu ndimi barabatekera, bamaze kubatekera barajya barahaga, bamaze guhaga bibiri ku gihe biraza ngo nuko baramubwira nuko Elisa arangije arasenga aravuga ngo yewe Uwiteka, aba bantu bahumura amaso babona imirimo n'ibitangaza Imana ikora, maze Imana ikora igitangaza birangije guhumura amaso basanga umuntu wahazengurukaye, umuntu watanze guhinga, umuntu waje amusore n'ibintu umuntu batubwiwe niwe bari baje gushaka, barangije bahindura amagambo baravuga ngo ubwoko bw'Imana ntabwo bujya bufatika, ni abanyamasengesho ntabwo bujya bufatika, bashaka abarekura ntabwo bufatika, mwebwe naje gusenga ntabwo bufatika, mwebwe naje gusenga ntabwo bujya bufatika, ni abanyamasengesho. Imana ibahe cyane. Yesu ashimwe. Umunyamasengesho ushaka aragenda gake nubara yuko abanyamasengesho ntibafata maze bibaho muri Siriya bari kuvuga imirimo n'iki rero rekaze kubwira nari nguzaniye ijambo rivuga ngo bakizuhaye, Imana igiye kubakura imbere yawe, bakizuhaye kurushaho, bakizuhaye Imana igiye kukurengera, aho bategereje yuko wapfira n'Uwiteka Imana igiye kukurokorera. Ugiye gusaba gushobora none asaba ubushobo bw'Imana bwumvisha ijambo, bumva yuko ijambo aho rigukuye kandi ari naho rigushize. Ijambo rero kwizera umuco wagana ijambo ry'Imana none kugira ngo yitwa Dawidi kimwakiriza ijambo